ndagira ngo wakire umugisha wawe. Hari umugisha wawe agadayimoni gari garakunyaze, hari umugisha wawe agadayimoni gari garatwaye, hari inyenyeri yo kubaho kwawe agadayimoni gafashe. Ariko aka kanya ndagira ngo uzamure ibiganza byawe, uzamure ibiganza byawe, zamura ibiganza byawe, Imana yongere guha umugisha. Umugisha rimwe na rimwe waraje mu minsi yashize uguca mu myanya y'intoki. Ubonye amafaranga aragenda, ubonye urubyaro ruragenda, ubonye akazi karagenda, ubonye imikorere Satani abyivangamo nabyo biranga. Ariko ndagira ngo wongere urambure ibiganza, rambura ibiganza, Imana iguha umugisha. Rambura ibiganza, Imana ihindura amateka. Vuga mu mutima wawe aya magambo, vuga mu mutima yuko Imana ishoboye byose, vuga mu mutima yuko Imana ihindura amateka, vuga mu mutima yuko Imana ikora bishya, vuga mu mutima yuko Imana yirukanye inyatsi, vuga mu mutima wawe yuko Imana ikuyeho karande. Hari karande z'umwijima zatakaga ubuzima bwawe, hari karande z'agadayimoni zatakaga ubuzima bwawe, hari karande zituruka mu bisekuru zazaga ku buzima bwawe. Ariko aka kanya ndagira ngo uvuge ngo birarangiye, karande ziragiye, amagambo aragiye, ubukene buragiye, ubusinzi buragiye, ubusambanyi buragiye, ubujura buragiye. Vuga amagambo meza ku buzima bwawe. Menya kwiyaturiraho amagambo azana ubutware bw'Imana. Iyatureho amagambo ahindura amateka. Ndagira ngo wature amagambo meza ku bana bawe. Wowe wakuriye mu buzima bubi, ariko atura amagambo meza ku bana bawe. Amagambo azana ibyiringiro, amagambo azana umugisha, amagambo atuma urubyaro rwawe rubaho neza. Ntugatuke abana bawe ugabwire ngo bazapfa nabi. Oya, gabwire amagambo meza y'ibyiringiro ku buzima bwawe. Vuga ngo Imana ishobora byose nikumurikire. Imurikire umugore wawe, imurikire umwana wawe, imurikire umuryango wawe wose, kuko Imana ishobora byose. Imana ishobora byose, Imana ishobora byose. Ndagira ngo mbabwire ngo hari ibintu Imana ikoze, hari amateka ihinduye, hari ubuzima itanze, hari amafaranga itanze. Akira umugisha w'Imana. Ntukagende udakoze subscribe. Oya, ujye ukora subscribe kuri Dukuzumuremyi Church online kuri YouTube. Nugera kuri TikTok na uharege, ugende ukandeho flow, utange comment, ukore na share. Ndagira ngo nkubwire ngo nimba uri kuri TikTok, regaho hejuru uraza kubona ahantu handitsemo YouTube. YouTube uhakande, ugende kuri YouTube ukande subscribe. Dukora umurimo w'Imana agadayimoni gatinye, dukora umurimo w'Imana abantu bamenye ubutumwa bwiza, kugira ngo njyewe nawe tuzajyane mu ijuru, ariko dufite ago twabwirije ubutumwa gagakizwa. Mwakira ijambo ry'Imana.